Filime yacu y'uyu munsi rero tugiye kuyitangirana n'umwana w'umukobwa muto waje kuryamana n'umwarimu we kugira ngo akunde abone hiti yamamare mu kwandika ibitabo. Aha ngaha rero tugiye gutangirana n'uyu mwana w'umukobwa akaba yitwa Catherine. Uyu Catherine rero yari afite ababyeyi, gusa ababyeyi be bari ba bantu bahora bahuze hahandi babonekaga mu masaha ya nimugoroba. Muri makeya amasaha menshi uyu mwana Catherine yabaga ari mu rugo wenyine. Aha ngaha rero iyo bwacyaga umwana w'umukobwa yarazindukaga cyane akambara neza akaboneza iy'ishyamba inzira yose ari wenyine agiye ku ishuri kugira ngo abashe kujya kwiga. Yagendaga rero amasaha atari makeya mu nzira wenyine ndetse no mu ishyamba ahantu mu kibaya rwose ubona yuko hadatuwe n'abantu kubera yuko inzu yabo yari iri kure y'ayandi mazu yose ndetse yari iri kure y'umujyi. Iyo yageraga ku ishuri rero akenshi yasangaga mwarimu we ari we uhari kandi nawe yabaga yazindutse cyane. Hahandi rwose mwarimu we byaramushimishaga cyane kubona umwana usa nkaho akunze ishuri cyangwa se yishimiye kwiga cyane. Yahisemo kumufasha rero akajya amuhereza ibitabo rwose kugira ngo byibuze n'uwo mwanya aba yazindutse akagera ku ishuri mbere utamupfira ubusa, byibuze awubyaza umusaruro. Yatangiye kuganira na mwarimu rero. Mwarimu aramubwira ati rero akira bino bitabo rwose ujye wisomera kandi nizere ko bizakugirira umumaro. Mwarimu rero akimara kubimuhereza umwana w'umukobwa yatangiye gusoma, gusa abwira mwarimu yuko n'ubundi yari asanzwe asoma kubera ko amajije gusoza ibitabo bigera muri 14 mu bitabo byo bari babahaye bazajya basoma kugira ngo bazakoreho imyitozo ndetse bakoreho n'ibizamini. Muri make bano bari barimo kwiga kugira ngo bazabe abanditsi b'ibitabo cyangwa se abo twita aba author. Aho kanya rero umwana ubwo mwarimu yaramaje kubimuhereza Catherine ibitabo yahise haza mugenzi we aza kumureba. Uwo mugenzi we rero yaramaze igihe kinini rwose arimo kwiga muri uyu mwaka ndetse yari yaranasibiye kubera ko yari arimo kugira amanota makeya atabasha kumwimura mu wundi mwaka. Mwarimu rero akimara kumuhereza bya bitabo hari igitabo umwana amubwiye ngo yasomye araza akireba gusa arongera arikomereza. Bakwereka rero bwakeye aha ngaha rwose mwarimu yari ari mu rugo arimo kuganira n'umugore we amubaza nimba akazi arimo nyine katari kurangira kugira ngo byibuze nabo bagirane nyine umwanya baganire nk'umuryango. Umugore wa mwarimu rero yaramubwiye ati rwose ubu ngubu ndumva nsoje, ubu noneho twaganira ndumva nta kindi kintu kiri bumbangamira. Uko barimo baraganira rero hano rwose mwarimu yahise ajya kuzana uturahure tubiri. Mu gihe bakiri muri ibyo ngibyo hari umuntu wahamagaye umugore we bakoranaga ku kazi. Akimuhamagara rero umugore yagiye kwitaba gusa nyuma y'akanya gato yarongeye aragaruka. Agarutse rero barakomeje baraganira banywamo barishima nyine nk'umuryango. Aho kanya umugore akomeza kumubwira ati rwose tuba twaburanye akazi kaba kabaye kenshi rwose bisa nkaho umwanya wa famille ubugenda uba mukeya. Umugabo akamubwira ati rwose humura tuzajya dukoresha uwo tubonye neza. Gusa nkaho bidahagije muri ako kanya wa muntu wari wahamagaye umugore arongera aramuhamagara bisa nkaho byishe umugoroba wabo. Bongeye kutwereka rero ku ishuri wa mushuti wa Catherine yarari hano arangije hacaho umuprofeseri. Akimara gucaho rero umwe mu barimu umukobwa yijugunyishije hasi igikapu kugira ngo nyine akurure attention ya mwarimu. Mwarimu yaraje aramuvugisha, amaje kumuvugisha hano rwose Catherine byose yarabirebye. Amaje kubibona rero aramubwira ati ariko se biriya bintu ubukora rwose ubugamije iki? Ati ngewe buriya rero ntago bizi, ikintu mba nshaka nuko uriya mwarimu rwose ahora andeba ati kuko ndamukunda nawe urabizi. Hano rero Catherine yagishije mugenzi w'inama aramaze ati se burangiye nakora iki ko nshaka guteza imbere ibintu byanjye byo kuzandika ibitabo koko nakora iki kugira ngo menyekane? Undi arambwira ati koresha mwarimu wawe. Ati none singewe ubona ntakoresha uwanjye, uriya wanjye aramfasha muri buri kimwe cyose kubera yuko nyine nanjye hari ikintu umupangire. Ni ukuvuga ngo uno mwana uno mushuti wa Catherine yaryamanaga na tica we ndetse tica akamuha nawe ibitekerezo nyine by'ukuntu yabasha kubona cyangwa se yazaba icyamamare mu kwandika ibitabo akamuha nyine idea. Aha ngaha rero umwana w'umukobwa nawe yari arimo kugira mugenzi we inama akamubwira ati rwose wabikoresha ndabizi ko byarya kandi byakunda. Gusa hano rwose Catherine ntabwo yabyumvaga neza, yabitekerejeho hahandi rwose na mwarimu iyo yabaga arimo kubigisha undi nawe yabaga ari mu bitekerezo arimo kwirebera mwarimu we
ndetse yagiye kure cyane atakibasha no gukurikirana ahubwo amasomo mu buryo busanzwe cyangwa se bwiza, kubera ko yabaga arimo kwikururira we na mwarimu nyine hari ukuntu bimeze, mbese yagiye mu bitekerezo bya kure. Aha ngaha rero byaje kumuviramo yuko na mwarimu rwose amuvumbura. Umunsi umwe rero yabonye yuko umwana ari gusubira inyuma, mwarimu aramutumiza aramubwira ati uze kunsanga muri ofisi rwose amasomo narangira. Ubwo mwarimu yaramutegereje rero yakomeje kwibyinira nyine agenda abyina twa dance turi slow. Aha ngaha rwose umwana amaze kwinjira yatangiye kuganira rero na mwarimu. Ahanga tugomba gufokasinga ukita ku masomo yawe, ndi kubona urimo kugenda usubira inyuma, ni iki kiri kubitera? Kumbi mwibuke yuko hari inama mugenzi we yamugiriye, ndetse aba arimo gutekereza ukuntu nyine yayishyira mu bikorwa, ariko ntago aramenya icyo yakora ngo ni iki. Arangije rero mugenzi we yaramubwiye ati ibi ngibi rwose ugomba kuzashaka uburyo ubishyira mu bikorwa. Umwana nawe rero yaraprofesa aravuga ati ubwo mwarimu atangiye kunyegereza nyine abona yuko nasubiye inyuma, aha ngaha rwose nshobora kumukoresha nkamubwira yuko nkeneye nyine ibitekerezo bye, ndetse rwose nkamera nk'umuntu umwigaragarije mu buryo budasanzwe. Umwana rero hano disi teacher yaramubwiye ati rero hari ikintu nshaka yuko ukora, byibuza ubwo umajije gusoma ibitabo byinshi nk'uko wabimbwiye, urumva ko dukeneye guhura kenshi kugira ngo dusangizanye ibitekerezo. Nimba nta kintu bigutwaye twazahura muri weekend, hanyuma nkaguha ibitekerezo byinshi birambuye. Bavuganye aho bazahurira ndetse nta kujijinganya rwose, n'umwana yarabyemeye. Barakwereka rero yariteguye araza aza guhura na mwarimu. Mwarimu rero nawe yamuturutse inyuma rwose, umwana ntabwo yari yamubonye, agiye kumva yumva umuntu uri kumuvugira mu matwi. Aha ngaha rero baraje baricara batangira kureba bamwe mu bantu aho bari baje kureba abasizi batandukanye bavuga ibisigo, ndetse basoma n'inkuru zo mu bitaro bigiye bitandukanye bagiye basoma. Aha ngaha rero hari umugabo rwose waje ndetse abigaragariza neza, atangira kuvuga kimwe mu gitabo nyine yagiye yandika. Aha ngaha rero ibyo byose byararangiye, baza nyine kuganira bavuga ibyo babonye, mbese byari nk'urugendo shuri nyine bakoze kugira ngo bigire ku bandi. Aha ngaha umukobwa yanyweye ku itabi, arangije ahita ahereza na mwarimu we. Mwarimu we nawe nta kujijinganya yahise atora rya tabi. Umukobwa aramusekera, bisa nkaho rwose uno mukobwa yatangiye inzira yo kugira ngo ature mu mutego mwarimu we kandi atabizi. Barakwereka rero bukeye bwaho yaje ku ishuri aza azanye udukofi tubiri ahereza mwarimu we ndetse n'undi mushuti we bari bari kumwe. Aha ngaha rero yaraje ahita atangira kuganira na ya nshuti, yaramubwira ati uyu munsi noneho niyemeje rwose umuti ngomba kuwukora. Ubuzima rero bwarakomeje, bakomeza kujya basangira itabi. Aha ngaha rwose uko amasomo arangiye bagahura, bisa nkaho rwose mwarimu n'umunyeshuri batangiye kugirana connection ya yindi irenze yo kuvuga ngo ni ibyo kwiga, ahubwo noneho batangiye kuba inshuti mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera yuko bari batangiye kugenda babona ibintu byinshi bahuriyeho. Ndetse uno mwarimu nawe yari umwanditsi ukomeye, hahandi rwose yandikaga ibitabo, kandi uno mwana nawe yakundaga gusoma bimwe mu bitabo bye. Iyo bahuraga rero wasangaga nyine barimo baraganira, umwana akamubwira imwe mu mirongo nyine yo mu bitabo by'uno mugabo yanditse. Umugabo nawe agatungurwa cyane, ndetse akanishimira yuko afite byibuza umuntu nyine umukurikirana cyangwa se ukunda gusoma inkuru ze, ndetse nyine uba wazishimiye cyane. Umugabo rero akiri ku kazi yandikiye umugore we aramubwira ati ese byashoboka niba twazasohokana muri weekend? Umugore nta kintu yamusubije kubera yari ari mu kazi kenshi, gusa baje kutwereka umugore arimo kureba kuri telefone, nubwo nta kintu yamusubije ariko nukuvuga ngo message yari yayibonye. Mu bigaragara umugore we nawe nta mwanya munini afite, ndetse bisa nkaho rwose iby'urugo batabishyira cyangwa se batabihereza umwanya uhagije. Mushuti rero wa Catherine yakomeje kumwereka nyine ukuntu agomba kujya akora cyane, ndetse kugira ngo azabashe kwigarurira uriya mwarimu. Bidateye kabiri rero umwana yagize gutya arahamagara, gusa uko arimo guhamagara twagiye tubona mwarimu niwe witabye ya telefone. Ese niwe umuhamagaye koko? Aravuga ati hello, ati uno ni Catherine murimo muravugana, ati se ni teacher wanjye. Ako kanya mwarimu yahise abyumva yuko ari wa mukobwa umuhamagaye Catherine. Arangije
arangije umugore we yaraje aho hafi abanza yegezaho telefone kugira ngo atumva yuko ari kuvugana n'umuntu w'umukobwa. Amaze kuyegezayo umugore aragenda, nguko uko yaramaze kugenda rero yarakomeje avugana na wa mukobwa, aramubwira ati rwose iyo telefone nari nayibagiriwe mu gikapu cyawe, ati bibaye byiza wayinzanira. Umugabo yahise afata imodoka yinjiramo, imvura yose arototana aragenda ajya gushyira telefone wa mukobwa Catherine. Urumva ntabwo yari kugumana telefone y'undi muntu itariye. Umukobwa nguko uko yasohotse yambaye, ndetse birasa nkaho rwose hari umuntu yiteguye. Mwarimu nawe dore yageze hano iwabo w'umukobwa, amaze kuhagera umukobwa imvura yari irimo iragwa, arangije umwarimu amubonye aravuga ati rwose ibi bintu ntabwo ndi kubyiyumvisha ko byaba ari byo. Umwana nta bintu byinshi yahise aza yegera mwarimu mu mvura, amarangije atangira kumusoma. Hano rero mu rugo byahise bimera nkaho rwose bihinduye isura, ari umugabo ari umugore bose ntawuvuga mu rugo, ndetse bisa nkaho disi umugabo arimo noneho kugaragaza yuko atagishaka nyine guhatiriza umugore we nyine ngo amubaze ese twasohoka twagira ibiki, ese waretse tukaba turi kumwe tukaganira, kwa kundi nyine yari asanzwe amwereka yuko nyine amushaka cyane. Noneho byagabanutse rwose, nta nubwo abyitayeho, ariyizira akigira mu kazi, ndetse n'umugore nawe yagumye mu kazi rwose nta birenze, nta n'ikintu ashaka kubikomentinga cyangwa se kubivugaho. Barakwereka rero iminsi yagiye yicuma, umugabo nawe akaza agakosora bya bindi byo wa mukobwa Catherine arimo gukora, ndetse batangiye no kujya bahura kenshi cyane. Hano rwose ubuzima burakomeza, basa nkaho bagize noneho umubano wimbitse cyangwa se ugiye kure cyane, bagahura kenshi bakakosora ya myandikire ya wa mukobwa by'igitabo yari arimo kwandika, bakagira ibyo bakosoramo n'ibyo bongeramo, ndetse no ku ishuri bakomeza guhura gutyo. Handi umugabo yatangiye gukunda umwana, aramukunda cyane nkaho nyine ari umusheri we noneho byimbitse. Ahangaha n'umwana kandi nibyo yashakaga, kubera yuko yashakaga kuzakoresha uno mugabo nk'igikoresho nyine kugira ngo azabashe kugera kure cyane, azamenyekane. Nkaho ibyo ngibyo rero bidahagije, yaje hano rwose akajya amusigira n'amabaruwa atandukanye mu gasanduku kiwe nyine k'iposita. Urabizi nyine hari ukuntu umwarimu, nimba ari umwarimu wa mate, umwarimu w'iki, aba afite agasanduku ke, noneho abanyeshuri bagashyiramo ibitekerezo, akazagenda akabitora agasoma kugira ngo nyine nimba hari n'ikintu ahindura cyangwa yongera, ugasanga nyine nk'umwana ntago ashaka kubivuga kugira ngo umwarimu atamwitwaraho mwikomo cyangwa se bakaba bagirana ibibazo, ahubwo noneho umwana yatangiye kujya abikoresha nk'inzira yo kugira ngo nyine yandikire mwarimu nyine kugira ngo bitazamenyekana, umugore we akabivumbura. Hano rero barakwereka mwarimu yicaye hano yitekerezaho, amaze kwitekerezaho aravuga ati se ibi bintu ndimo nibyo? Gusa ariko uko arimo gutekereza ibi byose, nimba ari byo cyangwa atari byo, akajya akomeza kwibuka isura ya wa mwana w'umukobwa wamaze iminsi baryamana Catherine. Angaha rero yigira inama yo gutaha mu rugo, abiganiriza umugore we, aramubwira ati rero rwose hari ibibazo bitandukanye. Undi rero aramubwira ati ese ni ibiki, waba ugiye kumbwira iby'umubano wanjye nawe? Undi aramubwira ati riko ngewe ukuntu ndi kukubona bisa nkaho rwose ibintu bitameze neza hano mu rugo. Ari nako rero ku rundi ruhande directrice yatumije wa mwana w'umukobwa, arangije aramubwira ati rwose mbwira ibibazo biri hano muri iki kigo, bisa nkaho waba urimo gukundana n'uriya mwarimu, ese nibyo wowe n'uyu mwarimu murakundana? Undi aramubwira ati hoya ibyo ngibyo nta byabaye. Amaze guhakanira directrice rero, umwana nawe rwose uko byari bimubereye ikizamini niko n'umugabo hano byari byamuzengereje, arimo kuganira n'inshuti ze azigisha inama, ndetse ibintu byadogereye. Ahangaha yari ihagaze ayitekerezaho, ahitamo kubwira umugore we yuko ibyo byose byabaye, kandi rwose nta na kimwe yicuza, kubera yuko yari arimo kubona umubano we n'umugore we urimo kugenda uzamba cyangwa se ibintu bitamera neza. Ati kandi rwose unabimenye rwose uriya mwana yambaye hafi kurusha uko we wabitekereza. Ahangaha rero umugore yararakaye cyane, ahita abwira umugabo we yuko rwose bibaye byiza we nawe batandukana, ibyabo bikarangira. Ahangaha rero disi ku rundi ruhande, wa mwana nawe yakomeje kuganira na mushuti we Catherine,
ndetse uko baganira akajya amubwira ati rwose njyewe biriya bintu ntabwo mbyicuza, undi akamubwira ati rwose njyewe ndi kumva ibi bintu rwose nabivamo, undi akamubwira ati hoya ibyo bintu ntubyicuze kubera yuko niyo nzira nziza yo kugira ngo ugere ku ntsinzi. Umwana agahindukira hano akareba igitabo yanditse rwose akavuga ati ibi bintu rwose ndi kubona nubwo mbitekereza nk'aho ari intsinzi nawe ndi kugeraho ariko rwose biragoye cyane. Hahandi rwose mwarimu we yarakomeje aza kwirebera umwana nk'aho nyine nta cyabaye kubera yuko yari amaze kumera nk'aho amukunda cyane. Umwana nawe akomeza kuza ku ishuri, ubuzima burakomeza. Ni uko nguko rero agafilime kacu karangiye. Mukomeze mukore subscribe, like, share na comment byanyu ni ingenzi, turabakunda cyane.